ibiti ni mauvais conducteur de la chaleur kubera ko ntabwo biba byumye uko kuma ariko kwabyo rero byo umuriro waje biroroshye ko kiza gushya kigakongeza ibindi gishobora igiti kiri gushya ibiti ni kuko combustible iyo kiri combustible ugifasheho umuriro ntiwagufata ufashe ahatari gushya ariko nibikuraho ko nyine byoroshye cyane ko gikwirakwiza umuriro kubera ko cyahiye nyine cyatangiye kwaka. Harimo insinga z'amashanyarazi, zimwe muri izo mashini zishobora kuba zicomekwa ku mashanyarazi cyangwa se zifitemo na essence wenda bashobora kuba barizavinga kugira ngo igihe umuriro wagiye babe bazikoresha. Biroroshye cyane ko umuriro wakwirakwira hariya. Noneho ni umuriro wanaje mu masaha nta mukozi uburimo mu rukerera. Kongeye kuri radiyo nkora nzindutse nabibonye ko hari gushya muri amasaha uri kwitegura kujya ku kazi. Nagiye ku kazi mbibona ko hari gushya. Yego amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba One Nation Radio ni Radio Diaspora Rwanda ijwi rya diaspora y'u Rwanda. Turi kumwe na Yves Nkwemuruge umusesenguzi tubana hano. Yves uriwe neza? Ndashima Imana cyane. Izuba riri i Kigali ni ryinshi ku buryo burambye. Harashyushye pe. Ariko samase turi kwinjiramo. Samase muri mezi asoza kwa gatanu mu kwa gatandatu no mu kwa karindwi no kuzamura. Harashyushye kugeza mu gihembwe cy'ihinga hari izuba rimena agahanga. Uburyo ryaje kukamena ntariyo nibyo byangoye ariko ni ryinshi. Arashyushye no kumenyera ko ibihe bikonje ariko n'imihindagurikire y'ibihe igenda igira ibihindura. Burya nabonye abantu bari mu bidukikije muri miskenja cyane kuganira n'abantu bo mu bidukikije bavuga ko ibikorwa bya muntu bizahindura byinshi, ibihe bikavaho, ibihe bikonja bigakonja cyane. Cyaje gisigaye ubona amarecord ugasanga nk'ahantu muri neige bagiye muri minus something kure cyane ibintu bitabayeho, none no muhashyuha hagashyuha cyane bitewe n'imihindagurikire y'ibihe. Ibyo byo no kubyitegura rwose muri iyi myaka tuganamo, kuko ubona ko nk'uko isi ishyushye nko mu myaka 100 ishize biraruta uko yashyushye mu myaka 1000 cyari cyabanje. Urumva ko ari ibintu biri kwihuta. Buriya hamwe mu hantu tubona uyu munsi hari ubutayu, hahoze ibiti, hahoze imigezi, hahoze amashyamba, byagiye bihinduka ku mpamvu zitandukanye. Hari naho tubona none hadatuwe, harahoze hatuwe, abantu bakahava kuko byazambye, noneho hakaza kuba ishyamba bikagenda neza. Buriya nka Sahara yahoze ari ubutayu bwahindukaga, yahoze ari ishyamba ry'inzitane ririmo n'imigezi ryahindukaga buri myaka 100. Imyaka 100 rwose kongera ikaba green cyane. Ubu aha muri za Misiri hari ibisigaratonga abantu bahavumbura birimo ndabyita ibiki nk'uko urutirigongo rw'inyamaswa ariko babyita gute, ukabona hari nk'inyamaswa zo mu mazi zihari, bahabona ibisigaratongo byo mu myaka myinshi byerekana ko nyine hahoze hari nk'inyanja yahageraga n'ibindi. Uyu munsi rero bishobora kuzatandukana noneho n'uburyo isi byikorera cyangwa se kamere y'isi, ibikorwa byacu bikajya bibyangiza, inzu twubaka. Ikibazo biri kwihuta cyane, nuvuga ngo pesi biriho irahambaye ntigeze ibaho, kuko nka revolution y'inganda iri mu yatumye ikirere kitangira kuzana ibibazo burya, kuko bitangira n'umusaruro wa mbere ugaragara mu ntangiriro z'ikinyejana mu mpera z'ikinyejana cya 18 no mu ntangiriro z'ikinyejana cya 19. Noneho iyi revolution turimo yo irenze inganda kure, nuko wenda bitakiri inkuru kuko byabaye, ariko ibyuka bijya mu kirere ni byinshi cyane. Bizaba ari bibi cyane mu bihe biri imbere cyane, kuko imodoka zabaye imvante mu gihe muri kinyejana cya 20 cya 20 dusoje, sibyo ra? Yego. Cya 20 cya 18 imodoka ni binyejana ahubwo mu cya 20 si 1900 na
ni mu gihumbi magana gusa naho hafi nta myaka 200 Mm. ugasanga ni intuze reka twiganirire gusa mbere yuko tunaganira uvuze iby'ubushyuhe kubera ko ntuye ahantu hafi n'agakiriro ka Gisozi burya se ntuye uzi kuba Kacyiru urumva hari Kacyiru irebana n'agakiriro nyine ku buryo hafi yaho rwose ubu hareba ntabwo ari y'inyuma ni iyi ngiyi isa nk'igana ku Kinamba ino ya hafi na za Gacuriro n'ubundi hari ibintu ubona ukabona rwose amashusho ubona nayo muri filimi mu rugo ukareba ukabona ukuntu agakiriro kari gushya hari ahantu ni ibintu bikomeye cyane yive sinzi ikintu kizakorwa ariko abantu bari guhomba amamiliyari kuko hari ahantu abantu bashobora kuba bakibyitiranya bazi ngo ni baba bazi biranda n'ikintu na ekeri ni abantu bafite ibishoro nyabishoro ive nkuye mu ruge kari agakiriro ka Gisozi gahombye umuntu miliyari z'amanyarwanda agasubira ku isuka nabitekereje wumve ko nko mu kanya narindi gukurikira uko ekipe ya Rayon Sports yerekana abatoza bashya ntabonye perezida wa Rayon Sports ndavuga ntiwabona nawe mu bagizwe hino nsanga iyi nkongi yagizeho ingaruka nawe arimo ko n'umwe mu bantu bagira ubushabitsi cyane hariya mu Gisozi n'ibihombo bikomeye kandi ntabwo ari ubwa mbere bibaye ni agakiriro mu buryo nibuka bwa vuba gahiye inshuro 3 urakoze cyane mu buryo nibuka rwose ariko nabwo ntujyaho mu myaka 5 ujya mu myaka 2-3 ubundi niho mvuga gahiye inshuro 3 muri izo nshuro 3 rero abantu bamaze guhomba ibintu byinshi ariko kukihashya iyo ni impamvu igomba kurebwa ese agakiriro kaba igihe kigeze ngo abantu bakavemo gashyirwa ahandi hariya hakorerwa ibindi haba hari ikibazo gihari cyakemuka mu buryo bwa burundu hakenewe isesengura ryimbitse cyane ku kibazo kiri muri kariya gakiriro otherwise bizava ku guhombya abantu imari ikanatwara ubuzima bw'abantu abantu bashobora gutekereza ngo gakoreramo abakire ngo bafite amasiranse ntabwo umuntu wese wahombeyemo hariya yagira asiranse ntabwo byashoboka abanyarwanda ntabwo byashoboka batageze kuri 10% niba bonyine bafite ubwishingizi hejuru ya 90% abantu bafite ubwishingizi abantu bafite business nta bwishingizi bagira iyo ni imibare itangwa rwose na SARA ubwo rero niba 90% by'abanyarwanda batagira ubwishingizi na hariya mu gakiriro rwose ubishyiremo ko bashobora kuba ntabwo bafite nahaba bufite ni nk'10% ryabo wite wibaza imari zahiye hariya ikirenze ibyo noneho buriya abantu batazakubeshya ngo ubwishingizi ni ikintu umuntu yakifuza ngo reka bishye mfite n'ubundi asiranse ibintu bigusaba kujya mu nkiko ukajya kurega cyangwa hakaba hari process ariko navuga ngo iri bureaucratique yo gushaka uburyo wakishyurwa bitwara umwanya uzaza rimwe n'ubu waragize trauma hari igihe bazaya kwishyura trauma itarakira yaragutwaye andi menshi hari abo mwakoranaga b'abakiriya bazaba ari gukorera ahandi hari n'abandi bafatanyabikorwa muzaba mutagikorana abantu babiri nzi bungukirwa na assurance ni wa muntu wari usanzwe afite nka reserve nini afite imari ya miliyari 5 aho ngaho yarimo hangiritse ya miliyari 1 ariko no kuri konti ye hariho miliyari 20 kuba avanyeho izindi miliyari 2 cyangwa 3 akabakora nta kibazo uwa kabiri ni wa muntu iyo nkongi uba uyifitemo uruhare akaba ari nk'amanyanga yakoze kugira yibe sosiyete ya assurance akagira amahirwe ntibamuvumbure ariko wundi bavuga ngo nabyishingiye kugira ngo nibiba nihaza ibyago runaka sinzahombe burundu uwo wabahiye burya sinkubeshye ntabwo biba bimugendekeye neza abahiye cyane rwose pe kuko ugerayo ukabona umuntu ari gusa nkaho atari kubyumva batamufata akaba yakinagamo imbere ngo atabare ibyo atabara kuko ubushize hari ibikoresho byo mu nzu nagiye kugurayo rwose ugasanga abana b'abasore barapakiye baradepa ibitanda bikoze byamuvura n'urubaho ruhenze byari buyu ukareba bafite utubati twa tundi two ku ruhande two ku gitanda bakagira intebe zikoze zirangiye noneho
bakagira amagariderobe, bakagira imbaho, baba bafite sitoke nyasitoke y'imbaho z'igihe kirekire. Urumva noneho kubera ko abantu n'impamvu natangiye nkubwira ntibagire ngo ni bya bindi by'iranda bya kera umuntu akazana imbaho ebyiri akazikora, bafite imashini zikora ibyo bitanda, ntabwo bikiri bya bindi byo gukoresha gakondo. Ni ukuvuga ngo produit ziri fini zirashya, izikiri gukorwa nazo zigashya, hagashya na sitoke, hagashya imbaho, noneho hagashya n'imashini. Imashini wayibonaga ihari ariko igashya igahinduka umuyaga ku buryo nta kindi kintu wayikoresha uretse kuyijyana mu nyumba. Hariya erega biroroshye ko ibintu bishya cyane bikangirika cyane. Hariya produit zabo ni ibiti, ibiti gihuye n'umuriro, ari igiti cyumye. Ubundi mu cyaro twabyita twiga baravuga ngo ni bo conducteur de la chaleur. Iyo bo conducteur ya electricité rero ibiri aho ngaho. Ibiti ni mauvais conducteur de la chaleur kubera ko ntabwo biba byumye, uko kuma kwabyo rero umuriro waje biroroshye ko kiza gushya kigakongeza ibindi. Gishobora igiti kiri gushya, ibiti ni combustible, kuko iyo kiri combustible ugifasheho umuriro ntiwagufata, ufasha hatari gushya. Ariko nibikuraho ko nyine byoroshye cyane ko gikwirakwiza umuriro kubera ko cyahiye nyine cyatangiye kwaka. Harimo insinga z'amashanyarazi, zimwe muri izo mashini zishobora kuba zicomekwa ku mashanyarazi cyangwa se zifitemo na essence wenda bashobora kuba barizavinga kugira ngo igihe umuriro wagiye babe bazikoresha. Biroroshye cyane ko umuriro wakwirakwira hariya. Noneho ni umuriro wanaje mu masaha nta mukozi uba urimo mu rukerera. Kongeye kuri radiyo nkora nzindutse nabibonye ko hari gushya muri amasaha uri kwitegura kujya ku kazi. Nagiye ku kazi mbibona ko hari gushya. Niba rero icyo gihe abantu baba bakiryamye, byari binoroshye ko abantu bakumira hakiri kare, cyangwa ngo umuntu abe yabona aho biturutse atabare niba byashobokaga. Ni umuriro mwinshi abantu bahombye rwose, kandi ni ikintu gikwiriye kuvugutirwa umuti kuko bimaze iminsi. Hari ababa bafite nuvuga ngo amashusho yo kubibona uri kuvanamo nka rangete zahiye nka 75% zihiriye gutya, kujya kubona kuruyemo nk'umubawa za rangete zirahenda. Amakaro byo kuvuga ngo makaro ntabwo ari igiti, ntabwo uramuriro kuntu ari mwinshi biraturika rikamera. N'abantu bafite amakenkayori amafaranga barimo, amakenkayori arashya. Ahubwo igisigaye ni uko umuriro rimwe ushobora kuzambuka ukava mu gaciro tugasanga wageze no muri za Copcom abandi bo hirya, cyangwa hano sinzi ukuntu aho bahita iri koperative iri aha ngaha. Hari n'ubwo wigeze kwambuka ujya muri ka kandi k'inyuma kari hafi no ku isoko urenze ku umukindo umuyenzi naha ngaha i Remera no mukindo. Hanyuma wenda cyo nkubazaho kimwe hano ni imiterere ya hariya hantu. Iyo uhabona ubona ari ahantu hakwiriye kuba hari ibikorwa bya miliyari na miliyari. Kuki hatubakwa agakiriro gafite sekirite, gafite installation y'amashanyarazi, kategeranye n'igishanga, katari mu gishanga? Ntabwo karakegeranye n'igishanga my friend, kari agakiriro kari mu gishanga, kategeranye n'igishanga. Urumva gafite installation cyane cyane nkunze nimerutse kuganira n'umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali, avuga ko installation z'amashanyarazi zitari ku murongo neza zo kwiranja nizo ziteza ibibazo, cyane cyane insinga bishyiriramo abasuderi bakaza bakazirikaho kwa kundi akajya gusudira no gusudira byateza ikibazo. Bwabo butaruka bushobora gusipakoringa umuriro, kandi umuriro turuka ku kantu gato ntabwo turuka ku kintu kinini. Kuki leta itahabona nk'ahantu hari ubushobozi, dore ko no muri iyi minsi bari gukangurira abantu kujya nimba ntibeshye, ariko hari gahunda yo kwimura abantu hariya, ahubwo hakibazwa kubera iki gashye kangahe, hahombe abashoramari bangahe kugira ngo biboneke ko ari ikibazo cyihutirwa. Ikibazo kuba kigaragara cyamaze kugaragara, ahubwo hasigaye kuvuga ngo nyine abantu barategereza igihe kingana iki. Kariya gakiriro gafatiye runini uru Rwanda mu buryo utakumva, ku rwego nk'uwavuga ngo aragafunze none nta kandi karubakwa, twahura n'ibibazo byinshi. Hari ibintu byinshi tutabona. Gare ya Nyabugogo ntibatse mu gishanga, ntiteye nabi, ko kwifunga byananiranye se kugira kuyitunganya ko bigiye gusaba ko habanza nyine ko hagira ahandi hatunganywa.
hari ibintu biba bitoroshye kubifunga umunsi umwe. Kuba hari ikibazo, hari prone ku nkongi, ibyo byamaze kugaragara, ariko ntabwo ari ahantu wahita ufunga none ngo kuwa mbere ngo gusa niho bigana. Urabibona ko kariya gakiriro ntabwo gafite indi myaka myinshi, ni agakiriro kazimurwa uko byagenda kose. ariko Yves, hano turaganira mu itangazamakuru ariko tugira n'igihe cya education, birumvikana ni inshingano za leta kubaka ibikorwa remezo bitandukanye no gukangurira abantu kuko leta ibikora na investment. Iyo wubatse agakiriro abantu bakagakoreramo bagasora amamiliyoni n'amamiliyoni y'amafaranga bakugarukiye, n'abaturage bakabona ibikoresho ndetse bagatunga n'imiryango yabo. Inshingano z'umuntu uza zikwiriye kuba izihe? Ese birakwiye koko n'ubwo wenda birimo procedure ndende ko umuntu agira ishoramari rya miliyoni 700? Kuko hari abantu bakibigendera mu bya kera kubera ko batabizi. Iyo ugezemo nibwo ubona ko ariho hari amafaranga nyamafaranga. Va kuri bya byo kuvuga ngo ni umubaji w'amafaranga 500,000, biba ari ibitanda bihenze, ziba ari intebe zihenze, ziba ari imbaho yaranguye ku mafaranga menshi, ziba ari imashini zihenze, biba ari ishoramari ry'amafaranga menshi. Ahantu ubizi ko umuriro ushobora kuza ugafata, kandi abacuruzi ukuntu bakora, njyewe naganiriye nabo, ntabwo ashobora gufata amafaranga yashyire kuri konti, amafaranga ayabika mu mari. Nimba acuruje akabona miliyoni 200, atarangura nk'ibiti bya miliyoni wenda 80. Nimba yakoraga bitinze kubera intoki atagura imashini, iyo ni investment aba ari gukora. Bishobora ko ushobora gusanga nk'umutungo we nka 90% uba uri hariya, ari imari iri hariya, 10% wenda bikaba ari asset afite mu rugo, nk'inzu afite, imodoka agendamo, ibindi byose ari imari, bihora mu mari, amafaranga yabona akasubiza mu mari. Birakwiye ko umuntu nk'uwo nguwo abaho gutyo mu buzima bumeze nko kutamenya ngo bizagenda bite, aho inkongi ishobora kuza ugasubira ku isuka, ugasigarana rya 10% ryonyine rya ya nzu n'imodoka ufite. Ufite igishoro kingana gutyo, ibyo ukora ubishyira mu bwishingizi. Hari n'utarabikoze, iri ni isomo, ni umwanya mwiza wo kubitekereza ko ubwishingizi bukenewe kandi bushobora kumufasha, niko mbyibwira. Ibyo kuvuga ngo umuntu ngo amafaranga yose ayashyiremo andi ayabike, nta mukire nzi utekereza atyo. Abakire bashaka ko amafaranga abyara andi, azirongaza amafaranga ariko basha kubyara andi, abantu bayashyiramo nyine. Icyo ntekereza ubwo ni ukuvuga abantu bakwiriye kujya batekereza ko izo nkongi iyi ngiyi ibaye atari iya nyuma. Umunsi yashyaga mu gakinjiro ka Gisozi, nako mu gakiriro, ejo hazashya ahandi, ejo hashya ahandi. Niba ari uko bimeze rero hose, buri hantu hakorerwa ubucuruzi, buri hantu hari inzu z'ubucuruzi nyine hakorerwa ibikorwa nka biriya, ari abakandida beza b'inkongi, ni byiza kwirinda iyo nkongi mu buryo bushoboka. Nkatingira gato. Yego, birumvikana Yves, ni inama yumvikana, ntabwo tubitindaho. Ni ikintu cyabaye uyu munsi tutarenze ingoyi, ariko ndatekereza ko kiba ari igihombo gikomeye birenze n'ibyo kuganira. Aba bantu Yves baba babaye, nakoresheje ijambo ry'icyongereza rikumvisha state, baba babaye nk'abantu bataye ubwenge rwose, baba babaye desperate. Uburyo baba bahagaze ubabona bari kurira bagira gute, ubona ko rwose ubuzima bwe. Ariko banze mu gitondo wagiyeyo? Nagiyeyo, ni hafi iwanjye, ngewe nambutse gutya umanuka gake ugahita ujya kuri umuhanda wa Itexirwa. Nabonye Itexirwa yose yavuyemo igishanga bari kugitunganya, ibi bishanga byose se bayimuriye. Itexirwa yagiye Masoro cyangwa yaragihoreye? Itexirwa buriya ashobora kuba yaragiye mu Rwanda. Ja business bayikubita ishoti gutya. Itexirwa uzi ko ari iya mbere, iyo ngiyo mbere yanjye nawe yari ihari. Ishobora kuba yarasanze abandi. Hari inganda nyinshi zari zihari zagiye ziva nk'aha ngaha mu gishanga cy'inganda hano muri Gikondo. Bose bagiye, abenshi bagiye Masoro, bagiye mu cyanya cy'inganda. Bana na Itexirwa nayo irajya mu cyanya cy'inganda. Hari hose rero bari kuhatunganya, barashaka kuhakora Nyaburanga hamere nk'ahandi ka Nyandungu, ku buryo nyine ari ahantu abantu baza gusura bakahatemberera bakavamo nyine ibikorwa remezo bitandukanye. Rero ubona ko gutinda kugira icyo hakora kiba ari igihombo cy'amamiliyoni, kuko urabivuze yego, ariko bitewe n'icyo binjiza bakagumya ko babiprioritiza, kuko abantu babona amafaranga. Niba Bekare nayo yarubatswe mu mwaka umwe, ntabwo wambwira ngo agakiriro tukavuze
imyaka n'imyaka, kandi ntekereza ko politiki nziza leta yashyizeho inakangurira abantu kujya mu gakiriro, inashyiraho n'amashuri yigisha abantu buriya bumenyi. Ntabwo rero wabwira abantu kwiga ibintu ushiraho ahantu ho gukorera ho bari bubone amafaranga, ariko utazi ngo bazayatunga igihe kingana gute, akongera agashya akabava mu ntuzi. Wari ukomeje kuri BK Arena yubatswe na leta, kandi hari impamvu zituma leta irashinga muri uko kuyubaka. Ubu ntazo ubona zatuma barashinga kubaka agakiriro gashobora kwihutirwa, ariko sinkabona leta ijya kubakira abantu, sinzi. Kandi leta ariyo yazanye iyi politiki yo gukorera mu dukiriro, yego, babuza abantu gukorera ndakabona nk'akabikorera baziyubakira. Ndakabona mu PSF kurusha leta, bitandukanye na BK Arena leta ishobora kubaka ahubwo ikahita iyiha uwikorera dutibyaza umusaruro, ko ndakabona abikorera ari bo babijyamo kurenza leta. In meantime se byibuza hakorwa iki kugira ngo hagabanywe igihombo mu gihe batarashyiraho uburyo nyaburyo bwo kubona aho bakorera hujuje ubuziranenge, hujuje n'ibisabwa, kuko ibitera impanuka ubu ikintu leta yakora ubu harimo kugoboka abahombye. Birashoboka kuriya, birashoboka ko bagiye gutya nimba afite izindi business zarokotse, ejo ikaba yamuha incentives utuntu runaka yatumije nk'uwaburiyemo imari nini, bavuga ati ntacyo Rwanda Revenue ize guhomba uwo musoro, bati Maria wivane majerwa nta kintu utanze. Kandi ntabwo aho leta yabikoze nabi. Ni nk'icyifuzo numva nanatanga ku bantu bahombeyemo amafaranga menshi, koroherezwa kubona udusoko tumwe na tumwe, cyangwa kuba baba exempted from some taxes. Icyo gishobora kuba cyiza. Ikindi ni nko kubakorera ubuvugizi kuri banki, tuzagira umuntu ukubeshya twebwe abakene buriya nuko nta nguzanyo nyinshi tuba dufite za banki. Nta muntu ukira baba miliyarderi benshi baba bafite inguzanyo za banki. Abenshi nubwo bakoresha n'amafaranga yabo, bafata inguzanyo bakayizunguza bakayishyura bagahita bongera bagafatira. Yego, ukubakorera ubuvugizi rero banki ntiziba, kandi banki zikaba zaborohera mu bihe runaka. Nicyo mbona navuga ngo ndusaba nasaba leta, kurenza kuvuga ngo ubaka agakiriro cyangwa gafunge. Inkongi zo ziraba, n'iyi nyuma yo kuyizimya ubu ejo uzasanga hari ibice biri gukora n'ibitari gukora. Nyuma yayo niba hazana bindi, niba nta gikozwe. Ariko saba ihungabana bavanyemo, ibibazo bagiriyemo byo bizarangira gute? Nibyo leta ishobora kuba ibafashijemo gake. Leta nitabara, leta n'umubyeyi, kuko abantu bagira uruhare rukomeye cyane muri economy, mu bukungu bw'igihugu, no mu gutuma abantu babaho. None kugira ngo upakiye ibifaranga kuri konte ntubona ahantu kuri intebe cyangwa intebe nziza, bwo amafaranga ugira ngo hari agaciro yaba afite, batuma amafaranga abona agaciro n'ibindi bikorwa bitandukanye. Yves, urakoze kutuganiriza cyane kuri ibi ngibi by'agakiriro. Yari ingingo mbona twakwiriye kurenzaho no kubihanganisha. Reka natwe turi One Nation Radio dukwiriye kubana n'abanyarwanda no kubumvisha ko n'ibibazo byabaye, ariko hakwiriye gushakishwa ibisubizo no kubakorera ubuvugizi, kuko n'ibihombo Yves kiba ari igihombo pe, ni ukuri kiba ari igihombo gihambaye cyane ku rwego rurenze urwo watekereza. Umuriro uba uri kwaka, uba uri gusohokamo, ingufu uba ufite, uburyo inzu ishya n'igisenge kigashya, basigaye barubatse hameze nka esikariye gutya nyine, hameze nka etaje, hari hasi ho bakorera cyane, noneho hakabona hejuru ho babika ibikoresho byabaye byarangiye. Ibyo ni ibihombo. Noneho unongereho ibihombo byo ni byinshi, haba hari n'amafaranga y'abandi. Ngewe gira neza nakoresheje intebe, mfite ubukwe mu kwa gatandatu, ntabwo ari mu kwa gatandatu, kuwa gatandatu mfite ubukwe. Ntabwo ndi kuvuga, ni urugero ndi gutanga, ntabwo narize ngo oya, ntabwo mfite ubukwe kwa gatandatu. Intebe zo nari kuzakoresha, nari kuzitahana uyu munsi, igitanda nari kuzarongora, none zirahiye. N'uwo muntu wahaye amafaranga ntari buyagusubize ngo ujye kugura, nta nubwo usatira kubimubwira, wamuhamagara keretse utari muzima. nawe ubwe ntabwo ameze neza, ahubwo busajya ntabwo atirika kumwishyuza. Niba wamwishyuza mwajya mu manza zakure, dore ko hano hari amasezerano aba ahari, ni ukugenda ukamuhereza. Kiba ari ikibazo gikomeye.